twongeye kubasuhuza muri aka kanya bakunze Umutima TV. Reka timu yanjye ibibwire. Gihe nitwa George Jasmine, nkaba nshinzwe kwandika amanota y'abakinnyi bagiye gutwara amagare. Nanjye nkaba nitwa Parada. Uyu Parada iki nagiye kudufasha, hari basore baraza bose baza mu marushanwa, nta musore rwose ugomba kujya mu irushanwa atamuteruye. Hewana umukino ugiye gukomeza, reka tubereka ibisore byacu. Aba basore bagiye kurushanwa, uyu musore atwibwira ibigwi bye n'izina rye. Ese bakwita nde musore? Banyita Jackson. Ngewe urabanzi gutwara igare cyane, urangiye nagiye ntwara ku misozi minini, urangiye natwaye imisozi nk'ibihumbi 300, urangiye nagiye ngenda buri. Urakoze cyane, turagushimiye. Reka tujye no ku bandi bakinyi batubwire ibikorwa byabo. Uyu musore akaza mu tubusozi bwinshi, natwibwire ibigwi byo rwose. Banyitaho Braka, aba nirukanka isegonda rimwe mu kilometero. Uyu musore rwose ararenze. Reka tujye no ku bandi basore turebe, twumve ibigwi byabo. Tugeze ku musore ahantu hamanuka agenda n'umurabyo rwose. Uyu musore rwose natwibwira amazina ye. Musore we bakwita ngo iki? Ya ni Mr Mike nkuko bisanzwe nge muranzi. Nge naferi nge niteza no kukiraro ntabwo nkandagira aho ndagisimbuka nkakomeza. Uyu musore ubareza cyane. Reka tujye kundi musore uri hariya. Uyu musore we noneho akabarenze cyane, ahantu hamanuka aranyerera, anyana n'umutatsi we rwose. Uyu munyazambike arakaze cyane, hewana ararenze. Reka twibwira amazina ye, atubwire naho akomoka rwose. Ndabona umusore arenze cyane. Hewana witwa nde? Ubundi nitwa Umunyamutima Justin, no ku giti ndakeka nta bintu by'imiyaga nahazamuka ngateza umuntu akigendera. Murakoze. Gongweki va musaza wanjye yabizi ibirometero byose azamuka atsinda byahi. Papa ahubwo aratsinda. Ngaratsinda. Ahubwo utanabijyana n'ibimenyero ngega nabakubita. Aratsinda. Musaza wanjye ni uratsinda. Umbareka mubwire natumva mubwire. Uyu mukobwa ari kuzambwira ngo papa we ngo ni uratsinda, atsinda se bya. Musaza wanjye ibirometero azamuka, umva aratsinda yo byumva byite kandi aratsinda. Shabye mu byihorere turatsinda. Tubona abasore biteguye bose. Tubona abasore rwose biteguye. Aba basore ni urabo wa mbere, biraza guca iki? Reka bagende aho baratsimburira. Niba bazamuka, basore muzamuke basore, muzamuke turamutsimburira. Basore baza hano baje ku murongo, baza hano baje gutonda umurongo, bagiye kurushanwa. Ariko hari ikintu bagiye kudukorera. Nta muntu ugomba kugenda atsimbuye adakoze isuzuma. Reka afite ingufu nyinshi, tukaba tugiye gutangira. Niwe muparitse amagare yanyaho, mugiye mu kizamini. Muparike mwebwe. Bari kuza amagare, barangiza guparika amagare yabo, bagiye kumanuka arayipfo, bagiye kwa Jaji, bagiye mu marushanwa. Bagenda abasore bacu, sinzi ngo biraza kugenda gute. Ewana biraba bikomeye cyane. Abasore bacu baza hano bakaba ikizamini agiye gukora, akaba ari ugutera umukobwa bita Parada. Utaramushuba nagajya mu marushanwa, ararira n'agahinja rwose. Birakomeye hano. Reka umukobwa kare bagiye guterura. Ewana akaba uyu muntu akaba niyo bagiye guterura. Utaramutera abahombye amamiliyoni menshi. Aba we ibintu biracyakomeza, birashyushye. Reka duhere ku bagabo ba mbere. Uyu musore Judge akaba agiye kubabwira icyo bagiye gukora. Reka turebe twumve icyo bagiye kuvuga. Judge amwiba amanota. Judge amanota akaba yaramwimye. Birakomeye cyane. Uwo musore mbere akavamo akaba mwimye amanota. Dukomeza Judge agumya akomeza ijambo rye.
uwo musore agigira barahirima rwose ye baba we he aba basore rwose bamaze n'imijeya ndabona bushiya bwabo ndabona hehe birakaze cyane hano umusore agenda rwose akaba agiye no kugigira birakomeye hano waburana rwose ateruye apu bose barahimye ibintu birakomeye hano dukomeza asigaye umusore umwe uyu musore umwe sinzi ngo aramushobora sinzi ibintu birakomeye hano hehe araterura apu barahimye hehe ibintu birakomeye hano habuze umusore n'umuterura Jad tugiye kubaza ikibazo ko mbona abasore bose bazanye ko n'umwe uri gushobora nta n'umwe umuterura rwose ubu amaherezo nayahe ubwo biragenda gute uri kubona nyine nta muntu ugeze umuterura kandi ubona ko nta kuntu twabigenza ubwo rero amarushanwa karakomeza amarushanwa numvaga agiye gukomeza reka turebe uburyohe dukomeze abakinnyi rwose ngabo timu rwose hano yuzuye bakora zamutse bagiye mu marushanwa kabisa sinzi ngo biragenda gute abakinnyi hano bose baza buri wese areba igare rye akaba bose amarushanwa agiye kuri hano buri wese afata akagare ke bitegura gukandagira mwitegura 1 2 3
Hey! Ayé mi tèmi bá mi. What are you running? Let's run it. buriya njyemba nahageze ndabona umufana umukinnyi wa mbere yahageze ariko se ko ntabwo utafite igare riri hehe mba njyewe nkubwira rwose njyewe buranda nakwemera buriya njyewe nahageze kare n'igare namaze kuva mu rugo ubu naribitse kare njyewe buranda ibyo nababwiraga njyewe no mu kibano uko ndanyonga no mu kiza uzi ikiraro nanyuzeho ntabwo nigize nyikandagira nagitsibutse oyo makenyera akomeye cyane njyewe n'ibyo nababwiraga ndabo wa mbere bari banamiritse basize ariko nabatanze tukaba dutegereje abandi bakinyi barahera he basi iminota 80 batari baza mbo baragira sanga simbize reka dutegereza amasaha menshi turebe iminota isigaye turebe ko barazamo basigaje iminota umwe kugira ngo bahagere reka tube dutegereje bose Bwana wewe wahageze. Njyewe undi banateje munana. Wewe wahageze kabisa nubwo abandi bakiri batera. Yakora kontrazi. Jewe nigara naririsa kera ndavuye no mu nana. hano cyane ibintu bikaze mwakomeye kandi ndobanure simbizi reka twegere jaji turebe jaji bikona babiri bagereye rimwe sinzi nimba sizawunda amanoti wari rwose ndabona ibintu bikaze hano kabisa ndabona abasore abasore kumwe bahagiye rimwe sinzi n'amanota baragende reka jaji bajye mu rwambariro bareba amanota ko bibyina byifasha turebe hano ndikubona Mike ariho habaye uwa mbere naho Jagiso yabaye wa kabiri naho nuza aho burakana Justeri babaye abanyuma igihembo cyawe
buriya muranakuze uri kubona kimeze ute buriya ni fresh cyane umugabanya amagambo tari umufuka umva Mugire munyishyure ntanagura. niko iri rushanwa rivuga hiti buriya njye rirusha byari sawa ko hari ahantu nabugize nari mpfuye nuko nahise mbyuka nyine buranagize no mwiza ariko natwe twaguye namwe Mwaguye rwose mugire kwa mutanu. ako mwaguye ntabwo mwigeze muba abantu Utaduhembye rwose. ntabwo yaba ndiko ndibura njyewe oyo wamusika umujaji